Habayeho kera mu mudugudu mwiza uzuye izuba hagati y'imisozi itoshe n'imigezi iririmba habagamo umwana w'imyaka 7 witwaga Cyiza. Cyiza yari afite umusatsi mugufi, uruhu rwijimye, kandi yahoraga atwaye imodoka ye nto ikoze mu giti yakundaga cyane. Yambaraga umupira w'icyatsi uriho inuma y'umweru. Umunsi imwe mu gitondo, Cyiza yakinaga hafi y'igiti kinini cya baobab. Nuko inshuti ye Amara aza yiruka afite ubwoba bwinshi mu maso. Amara aravuga ati, Cyiza, ibintu byose birahinduka. Umuryango wanjye ushobora kwimuka. Imbwa yanjye yararwaye. None se abantu bazahinduka bansige? Cyiza yicara iruhande rwe ashyira imodoka ye hasi. Aramubwira ati, ndabizi ko guhunduka bitera ubwoba, ariko hari umuntu utigera ahinduka. Amara aramubaza ati, ninde? Cyiza aramuseka ati, ni Yesu. Nyogokuru yanyigishije umurongo wo muri Bibiliya uvuga ngo Yesu Kristo niwe umwe ejo, none n'iteka ryose. Ibyo bivuze ko niyo twimuka, tugakura, tugatakaza ikintu cyangwa tugababara, Yesu ahora ari umwe, ahora dukunda, ahora twitaho, ahora ari kumwe natwe. Amara aravuga ati, buri gihe? Cyiza aramwemeza ati, buri gihe. Nk'izuba riva buri gitondo n'inyenyeri zimurika nijoro, Yesu ahora ari indahemuka. Ako kanya umuyaga woroshye uhuhuta amababi, maze inuma iguruka hejuru yabo, isa n'iyari ku mwambaro wa Cyiza. Amara araseka bwa mbere uwo munsi. Aravuga ati, niyo nimuka, Yesu azaba ari kumwe nanjye? Cyiza aramubwira ati, yego, na nanjye nzahora ndi kumwe nawe, binyuze mu nyandiko, guhamagara n'amasengesho. Kuva uwo munsi, igihe cyose Amara yagiraga ubwoba bw'impinduka, yibukaga amagambo ya Cyiza n'urukundo rwa Yesu rutahinduka, inshuti yabo y'iteka ryose.